nafashe telefoni telefona perezida w'u Burundi ndayishimiye ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces mu Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara hakaba harimo kuza iza SADC u Burundi bwagiye muri SADC atoya mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki ndongera ndamubaza nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo nubwo ese Minembwe Uvira kweri mu majyepfo mu majyaruguru murajya gukora iki za Goma za Rucuro murajyanwe n'iki arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho ndamubwira nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira ati atoya barakubeshye tubakubwiye yarakubeshye ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu ndamubwira nti ni byiza rwose ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo ntabwo hashize kabiri ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda mu Burundi kuganira icyo kibazo abandi bagashaka guhakana batise abandi bakabereka batise noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari byaho biguma ari urujya n'uruza n'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira bari muri ibyo bice bya za Minembwe bagiye za Karemi bagiye za Kindu bagiye Warikare bagiye za Kisangani bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare ukibaza ariko abarundi bangana batya izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo hari chaos iriho bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye erega abantu baratakambye haburu batabara ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda
ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Bibaye ngombwa rero ko dusubira inyuma kugira ngo tugaruke ku magambo yavuzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame nk'uko dutangiye tubyiyumvira. N'amagambo yavugaga ku bijyanye na Perezida Evariste Ndayishimiye ku ruhare rwe mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi akaba rero yagiranye ikiganiro na Hariana Velas Umunyangora ubarizwa muri White House. Ni umunyamakuru ukora muri White House, akaba ahagarariye akarere k'ibiyaga bigari. Yaje rero gukorana ikiganiro na Perezida Evariste Ndayishimiye kigiye kujya hanze amasaha make ari imbere cyangwa isaha yari yose, kuko yamaze gushyira hanze agace gato gateguza ikiganiro kiraza kujya hanze. Uyu Hariana Velas yagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka tubagezeho rero agace gato yashyize hanze kugira ngo mwumve ibiraza kuba biri muri iki kiganiro uko cyakabaye. Ndaza kukibagezaho nacyo nikimara kujya hanze. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye agira ati u Rwanda rutera inkunga kandi rukarera abagizi ba nabi abarundi bashobora kugaba ibitero ku Burundi mu gihe u Rwanda rwaba rushoboye gufata Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariana Velas yahise amubaza ati u Rwanda rwari nyuma y'ibitero byose. Ibi bisobanuye ko no mu gihe rwaganiraga ku masezerano y'amahoro rwari ruri gutegura igitero cyo kwigarurira umujyi wa Uvira. Perezida Ndayishimiye ati icya kabiri, twese tuzi neza ko u Rwanda ari rwo rutangiza intambara nubwo rwo rukomeza kubihakana. Hariana Velas ati iki kibura ku bandi bayobozi ba Afurika. Perezida Ndayishimiye ati icyo mvuga rero nuko umuryango mpuzamahanga ugomba kwinjira mu kibazo ugahatira u Rwanda kwemera inzira y'amahoro. Hariana Velas ati iyo muvuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba guhatira u Rwanda mushatse kuvuga iki neza? Bagomba gukora iki mu buryo bufatika? Perezida Evariste Ndayishimiye ati amasezerano yacu yaragamije kurimbura burundu imitwe yose yitwaje intwaro mibi yari iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byari amahitamo abiri gusa, kwemera gushyira intwaro hasi cyangwa tukayirimbura ku ngufu za gisirikare. Hariana Velas ati iminsi 4 gusa nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington, imitwe yitwaje intwaro ya AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yafashe umujyi wa Uvira. Ndayishimiye ahita yunga murya ati batangiye igitero iminsi 2 imbere yuko amasezerano asinywa, kandi twasanze M23 idashobora gutera imbere igihe cyose ingabo z'u Rwanda zitaba ziriyo. Uyu munyamakuru yahise yunga murya Ndayishimiye ati bityo rero ku bwanyu ese aya masezerano ya Washington ashobora kwizerwa cyangwa umutekereza ko azarangira arandi masezerano menshi atazigera akora? Ndayishimiye ati uyu munsi umuryango mpuzamahanga uramutse ubaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu yananiwe kumvikanisha impande zose ngo zishyireho umukono wazo mu buryo buboneye, Amerika yasubiza iki? Hariana Velas yunga murya ati abantu b'u Rwanda rwishe amasezerano ya Washington, ku bwanyu rero intambwe ikurikira ikwiye kuba iyi. Perezida Ndayishimiye ati Red Tabara ni igikoresho cy'u Rwanda nk'uko M23 nayo ari igikoresho cy'u Rwanda. Hariana Velas ati twagize amahirwe ejo hashize yo gusura imwe mu nkambi z'impunzi. Ibyo twabonye birababaje cyane. Abanyekongo bari muri ibyo bigo babayeho mu buzima butagira ikiremwa muntu, ubuzima bubabaje, nta biribwa bihagije, nta mazi, hari abagore batwite bari mu nkambi bafite ihungabana rikomeye n'imibereho mibi cyane iteye agahinda. Izo mpunzi nuko zibayeho. Il y a des femmes enceintes dans le camp, traumatisées. Je veux dire, ces conditions horribles dans lesquelles vivent ces réfugiés.